Haya basi tunazidi kusonga mbele katika episodi ya 3 ya kalenda ya kichawi. Bado kama kawaida mimi hapa ndiye ndugu yenu katika Yesu Kristo. Dukomeza na episodi ya 3 ya kalenda ya kichawi. Ingengabe yaki ya dutangiranye wamufasha wa Benja arahanu mwishyamba bimeze biteye aratwita ari kwirukanka mbese byagenze biteye. Duheruka muri episode ya 2 hagenzwa ndabashaka bashaka umutamba mitambo mbese byahereye Imana ihumuburira mu nzozi gusa ashaka gatesha agaciro ibyabona mu nzozi. Byaje guherera he kanze turebe. Indirihira mu ryarakuriwe ari harirukanka mu ishyamba mbese nibiki byagenze bite turaza kubimenya. Yicaye aho ngaho arashiduka wamugenzaga kumva muriho afite n'icyuma yewe we mume wangu aravuga ngo umugabo wanjye kumbe n'umugabo kubera icyo ushaka kutwica ngewe n'umwana wanjye nyine mnanifanya niwe maskini nimwe mu mpindura kene mbaye ubuzima budakwiye oya Benja suko bimeze wanyuzwe n'ibyo Imana yaduhaye. Alafu mimi na mtoto wako dore ngewe kumbia mafanikio n'umwana wanjye twatwifuriza intsinzi. Kumbuka mafanikio yako ndio mafanikio yetu. Ese mugabo wanjye ntiwibuka ko gucamo kwawe ibintu byagenze neza ariko natwe ari uko wako mnanifanya nikose pesa sibyo ngewe banuraga katika maisha yangu weho n'umwana wawe mutuma ntabona amafaranga gucyo bwibyo ndaje mbasoje weho n'umwana wawe ahita kangukomeza ari inzozi aravuga ngo nibiki nakubwiye ngo umva Imana ijya umunyabyaha ajya kurimbuka Imana yamuburiye nk'inshuro nka miliyoni ariko akanga kumva bimeze biteye abari ibyo kirarike mu mutima we. Benja nk'ubu mbaya sana na leo nanone uyu munsi ndotse inzozi mbi mtoto tena inzozi nanone mke wangu nishakwambia mtoto azina ukweli wa aina yoyote. Umugore wanyu nakubwiye inzozi nta gisobanuro zifite ntizikakubariza umutwe tujyame wakati naota ndoto ambazo zinahusiana na kufa ntabwo naryama ndoto inzozi zijyanye n'ibyo gupfa ngo gupfa nyumva ibintu by'inzozi bireke siwezi kulala Benja wabyibuze tuzi umwana wanjye ambaye anataka kuniua. Unajua kama nimeota wewe ndio unanichoma kisu naryama nani umuntu ndiko ne gushaka kunyica uzi ko mu nzozi mbonye ntera ibyuma aravuga ngo nese nyumva ndoto sio kitu cha ukweli. Inzozi si ikintu cy'ukuri tangira gutesha agaciro iby'Imana ibi ukweli kwamba mtu eti akiota amekufa basi atakufa kweli hicho kitu akipo banga ibyo bintu ngo umuntu arose yapfuye ngazapfa ibyo nibiki reka nawaza ukienda kujifungua labda utakufa utapata tatizo labda ndio inakupelekea kuota mandoto ya ajabu. Aravuga ngo kwera umeze gucya ngo wenda uratekereza nuje kubyara uzapfa ugasanga utangiye kurota ibintu nk'ibyo bidasanzwe bitagize atesha agaciro ibyo ngibyo ngo twiryamire nucya wangu bagana studio go tumbona yanza kupiga mate umwana uri uramushyira mu byago gucyo mu nda tangira kumuhumuriza biraho ariko bisibyo bimeze bite kanza turembe se bizagenda tuyu Benja ukomeza daha agaciro imbuzi ari guhabwa bizagenda bite ese amugenza bazabizacamo umugambi wawe ugere ku ntego sinzi katurebe tugaruke hano ni kuri bashaka zuru ni shaka zuru ibinini ni ibyiki ngo byiki binini yego nyine mimi sasa hivi sitaki tena kumeza vidonge ngiye ibyo binini sinshakongera kubirya twitegure kubona umwana kumbe ni babandi bahawe kutagira sasa ndo ya mwisho kabisa umva ubu ni ubwa nyuma pe lakini shaka ariko shaka unamlango gani na mimi urangiye ubu mfite huwe muganga umvura binwa cyangwa ntubinwa ntabyo nshaka ni mtoto byo nshaka n'umwana ukitoka hapa futa namba yangu na usitafute tena niba utabishaka ukiva hano uhanagure nimero yanjye ntuzasubire kongera kumbona kunshaka kumbe ngore hano ari vumbura avango ndagiye ngewe ariko bango ngampereza hano nywe ibinini byo gutatwita abamuha shaka kwera bya bintu bagiye mu byabo ngo gushaka pesa zagano ibi amafaranga y'ibintu za gucyo y'umwijima ibintu nk'ibyo umerizika sasa uranyuzwe
umufasha we ariko nyine Shaka. kuvuga ngo Shaka Nakupenda sana. ngo ndagukunda cyane. Hey, siwezi kufanya tena. avuga ngo ibi ngiye ntabwo nasubira kongera kubikora. Napfa. Siwezi. Pe ntabwo nabishobora. Uyu ni wa wundi bakanze. Lakini nitakupa dawa ya kukulinda. Avuga ariko nzaguha umuti wo kukurinda. Wana nguvu sana. Aravuga ngo hoya bari abantu bafite imbaraga cyane. Zaidi ya haya wakuu. Dushobora guhura n'ibyago birenze ibi. Uyu bari kumwita umukuru. Abaga ibi ngibyo biraza kwasoza barabo. Wakitoka kwa Benja. Bava kwa Benja. Wanahamia kwa dada yake. Bari mu kira kwa mukekiwe. Ari uyu mugore we. Kwa hiyo Kuri ibyo ziba ufa kabla hujajenga ukuta. abangabo ni babandi Kama ndo haya. Naona hata ndo yenyewe inaweza ikanishinda. abangabo basa nkaho ari abatavuga rumwe n'abashaka. Bimeze bite uyu nguyu baramukanze uzasubira nzakugwa nabi. Bamujyanaga kuri transport yenda gusa nk'abandi bakera ntagara abubu babanyakibunge abanyagesaka aho ngaho ya gutyo. Sasa nguyu Usiogope. witinya ari kwibona. Hela alizopewa mume wako kwa ajili ya biashara. Hari amafaranga umugabo ari kugira ngo yakuremo umushinga. Umubwiye ntakoreshemo n'ijana kuko nayakoresha azakubura. Wewe unatakiwa utolee kafara. Wowe uzatamba igitambo kugira abandi baba bakire. Bwira umugabo wawe si buri umwe wese umufasha ngo abari mwiza. Abandi babishakira amaraso ye. Kuko narabuze yari kwibona we. Wamufasha wa Benja ari kwibona ari kubwirwa ngo hari amafaranga ari guhabwa ngo yakoremo umushinga ntakoreshemo n'ijana. Wose buri wese umufashije ngo abe ari kumubera mwiza. Ahubwo ari bamufasha bashaka amaraso ye. Benja yaraje umugore wanjye arashituka. Ngo ni ibiki? Ni ibiki umugore wanjye? Ndoto mbaya. Nanone inzozi mbi. Hebu tuachane na hayo. Ariko ibyo bintu koko Kuchukua hela ya mtaji. ngewe amafaranga ndayafite. Kukuta mkopo tena. Ubwo sinzongera gutoragura amacupa gushaka icyakora kucyo. Kumbe wa wundi wari mu nzozi yarongera araza. Kucyo noneho bimeze nkuko Imana yabi kuvugira mu bitekerezo byawe. Ava ngo zirasi inzozi ahubwo ni ukuri. Kutoa pesa hata moja. Umugabo wawe na fata amafaranga habe na kamwe uyu munsi urapfa. Mvuko namubwiye uyu munsi ava ngo nge sinshaka ayo mafaranga. Mchanganya mtumba. Nawe rojo nyobera. Tumbani. Kama umechanganyikiwa sio unafanya nini? Wabaye iki? Weho ambara inkweto. Cyo tuza ariko. Ambara inkweto. Bimeze bite uyu mama yakomeje kuburirwa mu buryo bwa bwose mu nzozi mu bitekerezo kucyo. Kumbe uyu munsi menye ngo umugabo natumva uramugore we araza gupfa. Kumbe dore babandi bashaka dore ibyo barimo. Jya buri ukabona abantu ngo ubona ukabona nabakire sinzi bose nukomeze. Barangiza ugashaka kwifuza kumera nkabo. Kumbe araho bagera ugasanga bari gukora ibintu nk'ibyo bashaka barimo. Warangiza ngo urashaka kumera nkabo. Ibyo banyura murabizi. Banza kwa buri kose apfa kwa warahamagaye muri Kristo ni muri Kristo nuko Imana igira ngo ube ibyo byagejeje gushaka kumva ushaka kumukora ikuntu ubura gusuzugura Kristo waguhamagaye. Ya nibikwiye. Tuanze kafara mtoto. Oduhere ku mwana. Tufuate kafara ya mama. Ubu none dukurikiza igitambo cya mama we. Ngo yego. Sasa bagiye guhera ku umwana mama watwite. Ngo niho bagiye guheraho. Aho bagiye kugira abangaba. Ngo tujyane ujyane nandi ariko wewe. Yako nyingine ukienda mwenyewe. Ukizanuka jasho. Afa nao ongezea na mimi. Uende hapo. Uragira ngo tujyane ugiye hehe? Ngo wewe wagenda. Na mimi muda wote. Mbona ukienda mimi siendani na wewe? Unaendaje na hiyo hali yako? Kwani hali yangu ndio inaenda au unaenda mimi? Basi leta mimi niende wewe ubaki. Wowe urashaka kugenda ukuntu umerewe. Uko merewe niko kuragenda cyangwa nigere. Wowe genda. Njyewe nsigare. Kumbe inda yanjye. Nibiki.
Hii ni haki yetu. Ubu n'uburenganzira bwacu. Kabone nubwo turukobaza umutima w'umuntu cyangwa tukaturukabaza ubuzima bw'umuntu. Nuko n'ukuri. Twebwe nta mpuhwe tugira umuntu. Ikingenzi nuko ibyacu bibamo. Wanapendana sana. Babonye bakundana cyane barakundanaga. Lakini Benja, ngo Benja weho uyu munsi niwo mu byishimo byawe bya nyuma bariho barabakiniraho. Benja Jasho mwanaume rindi bure. amafaranga y'umugabo ntagenda ubusa, dore inyishu nibyo. Bariho baranezererwa. Sasa n'umugore bagiye uteye se biragenda bite? Uyu mufasha wa Benja apfuye byambabaza. Kuni Imana agira yamubujiriye kesh byose ngiye nabishyira kuri Benja, ngo waba ubiteye. Ya aba bakomeje kunezererwa ibyabumenya biciyemo bwa nyuma na nyuma. Akazi turakarangije, ubu turaje tubabakire, turaje tubona abagore beza gutyo. Kumbe Benja ubufaranga bamuhaye bw'ubushukano icyo natumye nicyo nababwiriye, aratakavuza induru. Alright, uravuga ngo watch out episode 4. Tuzabane muri episode ya 4 izakurikira ya Ridemana Kizamu mwese muri Kristo Yesu. Nakushukuru sana kutazama kutoka mwanzo hadi mwisho. Amani ya Yesu Kristo iwe nayo nyinyi nyote popote mlipo. Tukutane wakati mwingine katika episode inayofuata, episode ya bye.